kusura mfite mbazi watu wanu ubundi urambaza icyo mbese wamvuye inyuma wase ndi kuri inyuma nyine uri mwese ukubona uri anda kwiyamisha hano byo je mwana je mpini mawundi wari kunkurikira he uje he byara ahantu n'ibishingo bya make ibintu bya make se ni he cyasubira kure mwese ni mpamvu azanye kuki cyasubira kure Eva kabisa murakoze si bage yanjye ariko nayo nzayizana muri kosore kuko muri abambere kubesha oya waburetse ga boss genza ngo n'ikigori cy'iki kigabo kirambonye kiza kinkurikiye yari yambaye nabi byata ariko none ukunda asohotse habaye umusirimu ta reka nkubwize ukuri kw'Imana rero niba hari ikintu utazi niba hari ikintu cyatuma nirukana umugore nuko namwohereza kuza kudodesha hano akanga kuza kuhadodesha mu by'ukuri se ngo ngwiki ni ijuru rinini kabisa ngaho injira igeramo wirebesha imyenda yawe icyura nta n'ubwo utegereza ko bakuzingira urizingira ibyo byo kwaka amaserivisi reka kabisa mabusha ngiye burantemeye byose ngiye kwiruka nk'ubu ndashaka kukunyika hano bambwiye ko hano n'ahantu badodera ibitenge byiza Bose sha hano babikubwiye none uraje sanze bakiranisha akakanya nanjye tujyane neza hano hashaka hari serivisi yo muri radio bintu muri radio abandi bose no kubarangira hano masa murakoze hano hano mukora hito gute kuko ni mushyashya n'ahanga hano ni kuri hano ngenda hagize birahanga ibiro ni wane neza nako kandi wese utuba twitutoki izi ni indumane nagura bona amashati meza cyangwa y'abagabo ari n'umugabo duhuriye hano yambaye ishati imeze gutyo ni hano ubungu bavuye nta handi wabibona hano kuri cafe muri Gisozi wese mukora mute ko ngiye byantanga dukora neza dutanga serivisi neza niyo mpamvu uzaza usange hari muri atelier yacu huzuye abantu benshi nabibonye kubera ko yaduha abakiriya wese mukora iminsi yose igihe cyose wadushakira tutaboneka imyenda y'ubwoko bwose murayidoda yose turayidoda amashati y'abagabo amapantaro y'abagabo imyenda y'abagore amaribaya amajipo n'amashati byiza cyane babushaka kamubwiriza ukuri buri inzozi kuzirota biroro ariko kuzirotora birakomera cyane ariko ubu ngubu ndazirotoye nayo narabuze ahantu nzajya kudodesha ejo ni ahangaha kuri kafe none se hano hantu mudodera bahita gute aderesi yanyu dore ubu utandika hano bahita ku gahanda kajya kwa Rwarakabije ukiva muri kaburimbo uratambika gato cyane ahantu haba amadepo y'amakara ari imbaho uzamuka ni ibumoso ni iburyo ugitambika gato gahanda k'ibitaka gahanda ariko mbwije uko atari ibanga muri mwese n'uzi kudoda cyane kurusha ubundi twese turadoda kandi turakuyora neza cyane twarabyigiye ibyo ni ibintu twese turetse ibintu ni umwe kuba kundi umuceri ibintu ni umwe kuba kundi inyama ibintu ni wane kuba kundi ifiriti ibintu ni bane ibyo ni byinshi navuga nawe muzajya Daniel we jya kote rirema ko navuga costume yo kwambara ariko ikote urarimbaza nyendo umuboyi wawe sha utangiye kuvuga nawe nk'umuntu wese akoreza ubona bayifite ibibazo nawe ufite ibibazo ufite ibibazo nyinshi kagira inkuru rero
ibibazo ufite se ni ibihe nkuko nzi ko ikibazo umuntu w'umusore nkawe yego mbano nyicaye hejuru wasimbuye inkoni zo mu kirere n'ubu uri kumwe. ntabwo nakurenganya ufite ibibazo kandi kuba ufite ibibazo ni inkomoko yo kuvugana ubwo rero ntabwo twakwirirwa tubitinda ahubwo mbwira ibibazo ufite bigufashe. Ikibazo gihari ni kimwe. ntumbwire ko ikibazo ufite aricyo ndi gutekereza mu mutima. Nk'ikihese niba uri kugitekereza ngaho kimwe. utekereza ko ushobora kuba wataye nk'amafaranga wakubise umwana w'abandi. Reka ahubwo ntabwo ari amafaranga. ikindi kibazo buriya cyane. Izi ikibazo gihari se ikibazo gihari. wateye umuntu. Nateye umuntu. Jesus is Lord. Noneho ni gihari barimo barambika uruhinja. yewe Uramu barimo barambika uruhinja. watemwe. Inda kandi ariko kari igikobwa gikuru umwana asanga gifite imyaka ingahe 16 gatandukana n'abakobwa. kapu n'umuheto ndakubwira ikibazo ngize nawe ukambwira ukamubwira urabona kungira inama nk'umuntu tubana ukazana uvuga akusinya gukubitwa inkoni mu mugongo uraza nturaho uwo mujinya wawe ni njyewe wagiye kukugira inama yo gukora ibyo bintu. uragakubitwa n'agaca ko mu mbeshyi. yego mana urabona kungira inama ukambwira ubugambo budashimye yawe n'abakagiriye inama bafite abo bagira inama ubuse wari umuntu yagira inama. rero usanze noneho ndi ikintu bimeze nk'igishwemo cy'amaso. reka daho birenze no kubigishwemo urubifata ukantonganya nagakwiye kukugira inama zikubaka nkakubwira uko twabigenza ngaho vumvura numva ngo iki ngo wateye inda nyaguterwa inda mu mugongo se urifata ukaza ugatera inda warangiza ukaza kumbimbukiraho ibyo ngibyo ngiye twigeze tubijyamo inama. hari inama wigeze ungisha erega rero wari waryohewe urangije urajuze kundura umujinya. none se njya kukugisha inama senziwe kuri izo dira hari umuntu ugisha indi nama. nta nubwo ukiri inshuti yanjye ndanabibonye. nushaka usuzabishye ubwo rero karifashe karashukura karagiye karabikoze gatereka mbwire burawuna aba yarakana njye ibyo ntabwo byandakaza. ariko ubundi kunumva uri guhinda nk'imvura yo mu mpeshyi ubundi icyo kibazo cyituyemo gute ako naguhindukirwana n'inshuti zawe urifata ukambwira ngo ndi guhinduka ni gute nabura guhinduka umbwira amagambo nk'ayo ngayo. ikintu cya mbere ntabwo ariwe bazaba bagiye gufunga bazaba bagiye kurya ibigori ku giti cyanjye ngaye nguko ese nurasaza ibyahe yebaba we mbivuga oya mbivuga uzi ibintu mbonye kanzwe n'iki uzi ibintu mbonye ubonye iki agusohora ubonye twabyere hari umupolisi ari gushaka umuntu Eric uwo muntu n'abamuzi Eric igihe mfite garafure wanjye yitwa Eric kandi Eric ntabwo abamwizi. ni mahire nimba atari muri mwebwe ni mahire urebye afite ikintu bise imbunda niwe se umupolisi ari gushaka hano nta musore wahari wateye nta mugosore uhari wateye inda ibyo uvuga urabizi ako si ibyo wabira kureba ako se bitande bafite amazi amazi ufite umuntu wajya ngo umushiko w'imbe butangiye kwishwanuza nk'ibyo Basa ko mutongana kandi ntawe dore ngo ibyunzwe biragatutumuka kare se wambwiye ngo sinka kugira inama abitutumuze se n'ibyawe reka mbishyire hanze rero barahajye mutangiye gusubirana mu ahubwo tubwire uwo mupolisi yegereye hirya dore umunyabyaha ari hafi ari muri mwebwe se ahubwo ikirenze kuri ibyo ni uko wibeshye ku izina uyu nguyu yitwa Daniel ntabwo ese ni Daniel ntabwo nitwa Daniel rata nitwa yitwa Daniel Hakizimana bari muri mwebwe reka pe bahungaga dore nanjye reka nigende ugenda kuri uwo mupolisi akakanya umwana wa majoro atinyuka muterera yari umwana wa majoro uno nabyumva ahubwo bahise bamufungura urezi ngo kubera izo mpamvu yo bahise bagufungura muragiye akuze ku mpunzi zagahunguza bene wanyu bita byabo wowe fata ugafata umwe rebu umuntu ungana gutyo ibigo ariko byabuze se ni igikoma gusa basigaye batanga nibyo ngibyo nyine byawe nta kibazo ariko rero nubwo bigenze gutyo niba mufungu uzaze tubane kuko sinzashobora kwipevera inzu njyenyine kibazo amafaranga ko yabuze muri iyi minsi basi umutsindwa kandi ari aka cyane ikigori mutagira inama ngo yubu muzamura gutera amata ngo ndi ikigori niba ndi ikigori umusazi ubusa nk'igihaza cyagenda nyine muramenya agaciro ko kwitera jaka wari yawe wikomereze bro nta kibazo
afande tukubonye twanagushaka ahubwo gira gutya covid ubundi wowe afande ari tuzuzanya muri covid kuri twebwe nta kibazo dufite twebwe tuvuye kurya imyumbati n'ibishyimbo amaboko hejuru babone musubira se turazibiki umuhoje turiye je nitwa Debra ndashaka umusore yateye umukobwa wa majori dore nguri imana y'u Rwanda kimbwa kashobotse afande dore nguri gashobokere habi wabwa niwe watinyutse utera umukobwa wa majori afande wikirugo bimubaza kuko n'umutwe ufunze afite byonyine birabimwemeye Oya ngwino hindukira amaboko hejuru amaboko hejuru abako se n'umuvane muri kugufata kuva amaboko hejuru icyo ni igicupa amaboko hejuru twari ko turarengana kandi twebwe twakwicara mushaka mwakegera genda ujya kuhirya shaka kuhirya warufuza agenda mukwire nawe uzahereye iteka sha wa brown ni watumye njyayo kaje mu rwobo